will you give me a massage? I urankora had to say massage just naravuze no. ni oya And I'm not ndumva comfortable. mbangamiwe. He left the room and he came back ubundi and he ava mu was just cyumba fully agaruka yambaye ubusa buri. Mu myaka za 80 kubaka izina mu ruganda rwa sinema by'umwihariko muri Hollywood byasabaga kunyura ku mugabo umwe wari ubumbatiye indoto z'abakinnyi ba filime mu mazina ye. Harvey Weinstein, umugabo wifuzwa by'akataraboneka muri Hollywood bitewe n'imishinga ikomeye n'ibikorwa by'akataraboneka yagaragazaga binyuze muri filime z'igikundiro yakoraga. Mu gihe cy'imyaka myinshi, Harvey Weinstein yari umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye muri sinema ya Hollywood. Yashinze Miramax ndetse nyuma ashinga The Weinstein Company, aho yagize uruhare mu gukora filime nyinshi zakozwe ku isi. Icyakora nabyera ngo de, inyuma y'iyo nsinzi hari inkuru yijimye, inkuru yagomba guhindura isi yose. Weinstein ntiyari producer usanzwe, yari umuntu ushobora guhindura ubuzima bw'umuntu wese ushaka gukora muri sinema. Abakinnyi, abanditsi n'abayobozi ba filime bemeraga ko gukorana nawe byabagezaga kure. Ariko nubwo bimeze bityo, hari ibihuha byavugwaga bucece, inkuru z'imyitwarire idahwitse, amafaranga menshi yatangwaga mu ibanga n'abantu bahatirwaga guceceka. Ibi birenze kuba behind the scene, ni ihohotera rishingiye ku gitsina. Mu bitangazamakuru n'ahatangirwaga ibihembo yitwaga papa, mu ndiba z'imitima ya benshi, akitwa shitani igendera, by'umwihariko abahohoteraga. Bamwe mu bakinnyi be ntibari bemerewe kuvugana n'ibitangazamakuru kubw'impamvu z'umutekano wabo. Harvey Weinstein ni izina ry'umugabo ugiye guhindura no kugusigira isomo ry'ubuzima. Nibagire gukanda like no gukora subscribe muri bwa mbere ugeze aha ngaha. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni isoko y'ubuvumbuzi. Mbahaye ikaze. Harvey Weinstein nyiri gushinga studio itunganya filimi izwi nka Miramax, nyuma akaza kuyihindurira izina akayita The Weinstein Company, byinshije abanyimpano batazibagira amateka y'isi ya sinema. Abakinnyi benshi ba filimi bayitwariyemo ibihembo. Ku bantu benshi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Miramax ya Harvey Weinstein yari umwami w'amastudio yose. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1979 nibwo abavandimwe babiri Bob Weinstein na Harvey Weinstein bashyize mu bikorwa umushinga wabo wo gutangiza studio itunganya filime mu mujyi witwa Buffalo, uherereye muri leta ya New York. Miramax Film. Miramax izina rikomoka ku mazina y'ababyeyi babo bombi. Ni ukuvuga Mira rituruka kuri nyina Miriam Weinstein na Max rituruka kuri se Max Weinstein. Max Weinstein yatabarutse mu mwaka w'1976 mbere y'imyaka 3 ngo abahungu be batangize Miramax. Ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2005, Miramax yahinduriwe izina yitwa The Weinstein Company, ifata izina ry'umuryango wose Weinstein. Icyakora nubwo se yagiye hakiri kare, hasigaye umugore wo kuzabara inkuru wabashije kubona uburyo abana be bateraga imbere umunsi ku wundi kuva mu mwaka w'1979 Miramax itangijwe kugeza mu mwaka wa 2016 mbere y'uko umuhungu we Harvey Weinstein atabwa muri yombi mu myaka za 2023. Reka turebe impamvu uwaratwaga ibigwi mu myaka za 90 uyu munsi akiri muri gereza azira ibyaha yakoze. Abagore barenga 60 bateye intambwe bashinja Weinstein ibyaha birimo kubandagaza, kubatoteza no kubafata ku ngufu. Kuva mu myaka za 90 Weinstein yafataga abakinnyikazi ba filime be ku ngufu, ibintu yakoze imyaka irenga 20 yose. Kumara iki gihe cyose ataratabwa muri yombi ntabwo ari uko yabikoraga mu bwira buhambaye, ahubwo nuko yacicishije abashoboraga kumurega akoresha amafaranga yari afite. Akenshi abakobwa yahohoteraga babigiraga abamanager babo nabo bakinanaga filime, gusa ibyo bakabifata nk'ibisanzwe kubera ko bagwa bazi yuko n'ubundi bisanzwe bikora, ariko bakirinda icyatuma batakaza akazi kabo kabaga kabatunze kanabatungiye imiryango. Iyo Harvey Weinstein yajyaga gufata umukobwa ku ngufu, yamushukishaga kumusinyisha contrat z'imyanya ikomeye, ibyo byose akamubwira ko bigomba kubera muri hotel. Catherine Kendall ni umwe mu bantu yahohoteye batanze ubuhamya. Yavuze ko myaka ya za 90 aribwo yarasuje amasomo ye mu birebana na acting. Starting my career, it was the early 90s. I was just out of acting school. Ubwo yageraga muri Miramax yakiranwe urugwiro by'umwihariko, Harvey Weinstein abo wa mbere mu kumufata neza cyane. Nibyatinze yahise amubwira ati
uyu munsi turaza kwerekana imwe muri filime zacu, urabizi ko ukwiye kuza, ndaza kugutora mu modoka yanjye. Umukobwa wari ukiri muto cyane muri iyo myaka yahise atangira kumva yuko inzozi ze zo guhinduka umukinnyi ukomeye wa filime zamaze guhinduka impamo, maze ubundi yemera kujyana Harvey Weinstein wagaragaraga nk'umupapa wiyubashye cyane muri icyo gihe. Catherine Kendall amaze kugera aho Weinstein yari yamubwiye ko barerekana rimwe muri filime yabo, yahise amenya yuko nta kwerekana filime guhari. Nk'umuntu wese utengushywe, Catherine yahise abwira Weinstein ko ashaka gutaha k'ibyo bivuyemo. Weinstein wari wamwizeho neza amubwira ko aramucyura, aho kumujyana aho Catherine yabaga amujyana iwe mu rugo. Catherine amaze kugera kwa Weinstein bagiranye ikiganiro cy'isaha yose bagana kuri filime n'uburyo bakorana. Mu kanya katarambiranye Weinstein yagiye mu cyumba agaruka yambaye robe isa nk'ishaka kugaragaza ubwambure bwe. Nk'uko Catherine abivuga, yirinze kureba ubwambure bwa boss we Weinstein, gusa yaratunguwe cyane. Muri ako kanya ibintu byari biri kuba kuri Catherine byari bitarasobanuka neza kugeza amubajije ati, urankora massage? Naravuze ni oya, ntabwo meze neza. Yavuye mu cyumba ubundi agaruka yambaye ubusa buri. Nahise ntekereza yuko anziye. Ndibuka ngerageza kujya hirya no hino ndebe ko namunyuraho. Urabizi muri ako kanya ntabwo ushobora kurokoka. Nubwo Weinstein yababaje Catherine Kendall, ntabwo Catherine yigeze agira uwo abwira iby'iryo hohotera yakorewe, kandi wenda bashobora kumufasha. Catherine Kendall ni umwe mu bagore barenga 100 batanze ikirego cyo guhohoterwa na Harvey Weinstein mu kwezi kwa 10 k'umwaka wa 2017. Muri ibyo bihe Harvey Weinstein wari ikimenya bose yirinze kugirana ikiganiro n'umunyamakuru wari we wese, kubera ko yatinyaga ko hari uwamubaza ibibazo bimuganisha ku cyatuma yivamo. Reka dusubire mu mwaka w'1980. Harvey Weinstein yashyize hanze filime ye ya mbere yiswe The Burning. Filime yavugaga ku muntu wagarutse aje kwihorera akica abantu bari bakambitse. Paula Wakuyak wari ufite imyaka 24 y'amavuko muri icyo gihe, yagize uruhare muri iyi filime ari umunyeshuri wimenyereza umwuga wo bita intern. Umunsi umwe Paula yavuze ko yasabwe kujya mu cyumba cya hotel cyarimo Weinstein ngasinye contrat. Akomeza avuga ko Weinstein yari ahagaze afite agaswime gato yari akenyeye. Paula akimuha foda, ako gaswime Weinstein arakarekura karagwa. Muri ako kanya Weinstein yahise yicara ku gitanda, ubundi ahita ashyira foda ku bibero bye, niko gutangira kuvuga ati, ibi ni ibiki? Undi nawe arabaza ati, ibihe Harvey? Umvuko yahise abwira Paula. Ubundi arambwira ati, ndumva afite uburibwe mu rutugu rwanjye. Arambwira ati, ese wankorera massage? Ese wahankurira? Muri ako kanya naramurebye ndamubwira ni, Harvey, ntabwo ntekereza ko ibyo biri mu nshingano z'akazi kanjye. Nyuma Weinstein yavuye mu mujyi wa Buffalo yerekeza muri New York. Miramax nka kampani yatangijwe n'abavandimwe babiri harimo Bob Weinstein, nawe yarimo yaguka umunsi ku munsi. Mu mwaka wa 1992 Sean Young wari uzwi muri filime nka Blade Runner yabaye umukinnyi mukuru muri filime yitwa Love Crimes, yari yobowe na Harvey Weinstein. Filime Sean Young avuga ko Harvey Weinstein yitwayemo nabi inyuma ya kamera, ibyo bita behind the scene. Umva ibyamubayeho. Nari nicaye mu biro bya Harvey inyuma y'ifoto. Iyi niyo nshuro yonyine ibintu nk'ibi byari bimbayeho. Yakuye ibintu bye abishyira hanze, ubundi nayo igisubizo cyanjye cyari, ariko urazi Harvey, ntabwo nakabaye ikira hanze ibyo bintu kubera yuko atari byiza. Ubundi mpita mpaguruka ndigendera. Harvey Weinstein yaje guhakana iby'ikirego cya Sean Young, ashimangira ko batigeze bahurira muri hoteli cyangwa se ahandi hantu hariho hose. Iyi yari inshuro ya nyuma Sean Young yari akoranye na Miramax kubera ibyo yahaboneye. Nguko uko yasobanuye. Impamvu nongeye gukora indi filime nyikoranye na Harvey Weinstein ni uko natumye agaragara nk'ikigoryi. Nyuma y'umwaka umwe mu mwaka wa 1993 Miramax yaguzwe na Disney. Ibintu byafashije Weinstein
kurushaho kuba umuproducer w'umunyembaraga muri Hollywood. Iki gihe bahawe miliyoni 80 z'amadolari. Nyuma y'igihe Disney yavuze ko itari izi iby'ihohotera rishingiye ku gitsina Weinstein yakoreye abakinnyi b'igitsina gore ubwo yaguriraga The Weinstein iyi kampani. Icyakora bakonaga nawe bo bavuga ko byari bigoye gukorana nawe bitewe n'imyitwarire idahwitse yari afite, umujinya n'uburakari bw'inda ya kamera yageraga muri we. Paul Webster yinjiye muri Miramax mu mwaka w'1995. Mu buhamya bwe avuga ko gukorana na Weinstein byabaga ari ukubarizwa mu gatsiko ke kabi. Akomeza avuga ko buri muntu wese yarazi ukuntu imiyoborere ya Weinstein yari mibi cyane birenze ibya muntu. Kabone n'ubwo yari amaze kumenyekana nk'umuntu mubi, abakinnyi benshi ba Hollywood bakomeje gukorana nawe bitewe n'amahirwe yari ari muri kampani ye. Kampani yari nziza, gusa nyiri kampani ari mubi cyane. Impamvu ni iyi: filime yose yagendanaga no kumenyekana kw'abakinnyi n'ibihembo bya mbere byagenerwaga abakinnyi ba filime. Abenshi bahisemo kuzirya ari nzima, gusa bamwe mu bakinnyi yahohoteye ntibongeye gukorana nawe. Bamwe muri bo harimo Lupita Nyong'o na Angelina Jolie wasize aburiye n'abandi bakinnyi ba filime b'igitsina gore ko gukorana nawe atari byiza. Gusa ibyo byabaye iby'ubusa kubera ko indoto zo kuba umukinnyi wa filime mwiza zari zifitwe na benshi mu cyiciro cyose. Zari zifitwe na benshi ku giciro cyose byashoboraga kubasaba. Mu mwaka w'1998, umukobwa w'imyaka 26 y'amavuko Gwyneth Paltrow yagaragaye muri filime yiswe Shakespeare in Love. Iyi filime yatumye Paltrow na Weinstein batsindira igihembo cya Oscars. Weinstein wari ukomeje kwandika izina. Icyakora abanyamakuru bari bakomeje gucukumbura amakuru yuzuye ku bihuha byo guhohotera abakinnyikazi ba filimi byamuvugwagaho. Inzira y'umuganisha muri gereza yatangiye gusa nk'iharurwa mu mwaka wa 2015. Icyakora muri iki gihe nawe wari wagashyira ku mugaragaro amabanga n'ibikorwa bibi yakoraga ngo bigere mu itangazamakuru. Bose bayivugiraga muri kampani bakoragamo gusa. Byari bikiri ibihuha byakwikwiswaga mu matwi y'abantu babugufi ya Weinstein. Gusa ibyo byendaga guhinduka. Byatangiye ubwo uwitwa Ambra Batilana Gutierrez, umunyamidelikazi w'umutaliyani wari ufite imyaka 22 y'amavuko, yajyanaga ikirego cye kuri sitasiyo ya polisi ya New York. Iki gihe uyu ni umuntu wari utinyutse kujyana ikirego cye kuri sitasiyo ya polisi. Mbere yaho Ambra Batilana Gutierrez yari yabonanye na Harvey Weinstein. Ibyo byose yabwiye polisi yo muri New York, gusa nta gihamya yari afite muri icyo gihe. Polisi yihutiye gufata cyangwa kugirana na Harvey Weinstein ibiganiro, ahubwo yahise isaba Gutierrez gushaka ibimenyetso imusaba kongera guhura na Weinstein. Iki gihe utwuma dukura amajwi twarateguwe. Gutierrez agenda twambaye. Mu ijoro ryakurikiyeho Gutierrez yahuriye na Weinstein muri hotel yari yegereye ibiro bye. Agerageza gukora uko ashoboye kose ngo asubire mu cyaha yari yakoze, ubundi umutego Harvey Weinstein awugwamo mu buryo atari yiteze. Ndakwinginze mbangamiwe cyane none. nanza n'ikote Nkurikije wankoreye ku ibere. ndakwinginze injira. Ibyo narabimenyereye. Urabimenyereye? Yego, injira. Ariko njye ntabwo mbimenyereye. Ntabwo ndi bwongere kubikora. Ntabwo ndi gukora ikindi kintu kuri wowe. Iminota 5 gusa. We niwangiza umubano wacu mu minota 5 gusa. Ndakwinginze ndimo nshaka kugenda. Okay, nta kibazo. Urakoze. Kuri iyi nshuro ntabwo Harvey Weinstein yashoboraga guhakana ngo bimuhire. Iminsi 40 y'igisambo yari isa nk'iyuzuye. Ku mateleviziyo y'isi yose no mu bitangazamakuru by'isi yose, ibirego byo gufata ku ngufu no guhohotera abagore byari ingingo nyamukuru kuri Harvey Weinstein. Icyakora Harvey Weinstein yabaye Harvey Weinstein. Yibutse ko aho ifaranga rikubise horoha, ahakaza abanyamategeko bari bakomeye muri icyo gihe ngo bashake ingingo zimugira umwere. Yari afite amakipe akomeye yashinzwe kurinda isura n'icyubahiro cy'ibyamamare mu gihugu cyose. Gusa kuri we ibyo ntibyari bihagije ngo isura itangirika, ahubwo yahise aha akazi yitwa K2 Intelligence, ikigo cyigenga gishinzwe gukora iperereza n'igenzura ry'umutekano ku birebana n'umutekano wa kampani n'icyubahiro cya nyirayo. Muri icyo gihe
nta mukozi wo muri K2 Intelligence wifuzaga kugirana ikiganiro na Harvey Weinstein. Gusa umwe mu bakozi ba K2 wari aho muri icyo gihe yavuze ko ubusabe bwa Weinstein butari ubusabe busanzwe. Bemeye guhisha imyirondo ya Harvey Weinstein. Uyu mukozi yavuze ko K2 yahawe akazi ko gukora iperereza ku hahise ha Gutierrez ubwo yari akiba mu Butaliyani, bakajya bazana Harvey Weinstein amakuru. Amakuru ajyanye n'ahahise ha Gutierrez yatangiye gukwirakwira aho Weinstein yari akambitse. Naho udakora amakosa. Raporo nshya yaje igaragaza ko Gutierrez yaryamanye n'umusaza w'imyaka 70 y'amavuko amwitura impano yari yaramuhaye. Ibi byose byahise bigaruka kuri Gutierrez. Iki gihe Harvey Weinstein yarabonye iturufu yo kwiregura no kugaragaza yuko nayo yataye mu mutego nk'uwo nguwo. Maze ubundi Gutierrez atangira gufatwa nk'indaya ikoresha gutanga ikirego nk'igikangisho, iyo bita blackmail prostitute, indaya ikangisha abantu kubarega ko bayihohoteye. Iki gihe abashinjacyaha bahise basaba Gutierrez guhura. Bamaze guhura bahisemo bamuzi ibyerekeye mu Butaliyani. Hashingiye ku buryo inkuru ya Gutierrez yagize uruhare mu rukiko, umunyamategeko mukuru wa leta yatangaje ko Weinstein atari bukatirwe. Ubwo byese byumvikana nkaho Gutierrez yari yataye mu mutego Harvey Weinstein ngamukangishe kuba yamurega. Umunyamategeko mukuru wa Manhattan Silas Vance Jr. yanze kugirana ikiganiro n'igitangazamakuru cyari cyose. Ikirego cyari cyazutse cyarongeye kiragwa bitewe n'ibyavuye mu ngingo y'amateka y'ubaregaga. Nawe ngiye kwita ku byo Harvey Weinstein yaregwaga, ahubwo buri wese yatangiye kwibanda kuri Gutierrez, atangira gufatwa nk'indaya. Kimwe nk'abandi bagore bose bamubanjirije, yemeye gusinya amasezerano yo guceceka ikibazo cye azwi nka non-disclosure agreement, ubundi ahabwa $1,000,000 y'amadolari. Iyi niyo ncungu nini izwi Harvey Weinstein yatanze mu gucecekisha abagerageza kumufungisha. Birumvikana kampani ya Weinstein yari imaze kongera gutekana. Gusa ariko yaragiye guhura n'ikindi kibazo cyari kigiye kumujujubya. Mu myaka myinshi yatambutse, Harvey Weinstein yafashije umushinga witwa Amphar gukusanya amafaranga yo gufasha mu bushakashatsi ku ndwara ya sida. Gusa hari ibihuha byatangiye kuvuga ko amafaranga yakusanywaga mu gufasha Weinstein yari asigaye yifashisha mu nyungu ze bwite. Ikigo cyitwa Amphar cyahise giha akazi umunyamategeko Tom Adjami ngakora iperereza kuri aya mafaranga. Tom Adjami avuga ko mu gihe cyo gukora iperereza ku mafaranga yavugwaga ko Weinstein yakoreshaga mu nyungu ze bwite, babazaga abantu impamvu amafaranga yajyaga hirya no hino aho kujya aho yagenewe mu nzira imwe. Igisubizo yabanzaga guhabwa n'abaturage cyabaga kibaza kiti, mbere yuko twinjira muri ibyo, wari uzi ko Harvey Weinstein afata ku ngufu abagore? Gusa nta gihamya gifatika abantu babaga bafite. Nyuma yaho Harvey Weinstein yatangiye gushinja Tom kumwirukankaho amubaza impamvu ashaka kumufungisha, amushinja ibyaha byo gufata abagore ku ngufu. Iki gihe Tom Adjami yamubwiye yuko atari ushaka kumufungisha, katari gutanga ayo makuru, ahubwo bari kuyatanga n'abaturage. Harvey Weinstein amaze guhura na Tom yatangiye kumukanga amubwira yuko nawe yamukozeho ubushakashatsi kafite byinshi byamutura hasi. Ibihuha by'uko Weinstein yafataga abagore ku ngufu byari bimaze imyaka ibaruka mu binyacumi, byatumye abakozi ba The New York Times bamara ibyumweru n'amezi menshi bagerageza kugera ku bagore bose yagiye ahohotera. Mu kwezi kwa 10 mwaka wa 2017 Harvey Weinstein yatangiye guhamwa n'icyaha. The New York Times yashyize hanze ibirego by'abagore bahohotewe na Harvey Weinstein. Birumvikana The New York Times yari yamaze kubona bamwe batanga buhamya bo gushinja Harvey Weinstein. Mu minota mike gusa The New York Times ishyize hanze aya makuru, isi yose yahise yagera ingingo nyamukuru mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nyuma gato amakuru amaze kujya hanze, Harvey Weinstein yahise yirukanwa muri kampani ye ajya mu kigo kimufasha gutekereza neza, icyo bita therapy. Mu rubanza rwabereye muri New York mu mwaka wa 2020, Harvey Weinstein yahamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu mu cyiciro cya gatatu, akatirwa igifungo cy'imyaka 23 muri gereza. Mu rubanza rwabereye muri Los Angeles
mu mwaka wa 2022 Harvey Weinstein yahamwe n'icyaha cyo gutoteza abagore benshi no kubafata ku ngufu. Kuri cya gifungo cy'imyaka 23 hiyongeraho imyaka 16, ubwo yose hamwe arigiye ku myaka 39. Nyuma yaho Harvey Weinstein yatanze ubujurire avuga ko abatanga ubuhamya bo mu rubanza rwa mbere rwabereye New York batari abanyabo. Ya myaka 23 ibi mfabusa, hasigara 16 mu rubanza rwa Los Angeles. Kuva ubwo kugeza ubu Harvey Weinstein aracyari muri gereza ku gifungo cy'imyaka 16. Nayo bashe kumva ibikorwa biteye isoni bivuga kuri Weinstein. Ese kuko iki gihano yahawe aragikwiriye? Ese yaba yaragambaniwe cyangwa yarabeshyewe? Twandikire muri comment section uko byumva. Nubwo ibi byagaragaye kuri Harvey Weinstein, ni ibintu bikunze kubaho cyane ku bantu bany'imbaraga, aho bakoresha imbaraga zabo nyinshi n'ububasha bafite ku bakozi bakoresha, bakabakoresha amahano, bakabahohotera. Niba mubyibuka neza mu myaka yatambutse, higeze kuvugwa inkuru ya PDD n'uburyo yafataga abantu ku ngufu, rimwe na rimwe akanarengera, akabikora b'igitsina gabo. Reka mbashimire mwe twabashije kubana muri iki kiganiro. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ubutaha.